Abanyarwanda benshi bajya bibaza ibibazo bitandukanye ku gihugu cya Tanzania, bamwe bibaza ibishobora kuba ku muntu igihe ageze muri Tanzania, hakaba n'abavuga yuko wenda iki gihugu cya Tanzania gishobora kuba ari igihugu kigoye kukibamo nk'umunyamahanga by'umwihariko abanyarwanda. Ndetse hari n'uwigeze kumbaza muri video mperuka gukora ambaza niba koko abatanzania ari abagome nk'uko bivugwa, kuko ari wari umaze kubivuga. Ibyo rero byatumye ntekereza ndavuga nti ese wakora video ahanini igaruka ku buzima cyangwa se ku bintu umuntu ashobora kwitega mu gihe yaba ageze muri Tanzania. Birumvikana ni ibintu bitandukanye kandi buri muntu wese abagomba gutekerezaho mbere yuko ajya muri iki gihugu, kuko ni igihugu gifite uburyo bwacyo bwihariye bw'imibereho, haba mu baturage haba mu miyoborere. Bituma rero hari abantu benshi baba bafite amatsiko ndetse bibaza byinshi bavuga bati se ndamutse nshatse gusura Tanzania byangendekera bite? Ese kuko Tanzania ni abantu banga abanyamahanga, ni abantu babagome nk'uko bivugwa, bigenda gute? Ibyo byose rero ngiye kugarukaho bishingiye hanini kuri kucyo nakwita nka experience maze kugira mu inshuro nyinshi maze gusura iki gihugu cyangwa se maze kugenda muri iki gihugu mu bihe bitandukanye mu myaka itandukanye. Ntekereza ko kuva mu 2019 nibwo natangiye kugera ingendo ngirira mu gihugu cya Tanzania, kandi maze kubona byinshi kubera ko muri izo nshuro zose nagiye njyayo hari ibyo nagiye mbona, hari ibyo nagiye niga, hari ibyo nagiye nkura nabyo byatumye mbona ari amasomo buri muntu wese akwiriye kuba yazirikana mbere yuko ategura urugendo rwe ajya gusura iki gihugu cya Tanzania. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, reka nkubwire ngo uhawe ikaze kandi wike gusiga ukoze subscribe, ukore share, usangiza abandi iki kiganiro cyangwa se iyi nkuru, kugira ngo nibindi tuzagenda dukora by'ahandi hatandukanye nabyo bitazagucika. Reka nkubwire ko ibi byose ngiye kubaganiriza byose tubikesha kuba twarabifashijwemo na company yitwa Safe Travel Motors. Akaba ari company rero ikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'imodoka, haba kuzitumiza ndetse no kuzicururiza hano mu Rwanda. Ni company ikorera mu Rwanda, ifite ibiro hariya i Masaka ruguru ya Dubai Port. Nawe rero uramutse ukeneye cyangwa se wifuza kugura imodoka cyangwa se no kuyitumiza, nakurangira muri Safe Travel Motors kubera ko n'abantu bakora kinyamwuga kandi bubahiriza amasezerano uko mwayagiranye, haba imodoka kuba wayiguriye hano mu Rwanda ndetse no kuba wayitumiza mu mahanga, by'umwihariko ko batumiza imodoka akenshi za Hyundai na Kia, birumvikana ni muri Korea bazitumiza. Ubwo rero nawe uramutse wifuza gutumiza imodoka cyangwa se ushaka kugura imodoka, reka nkurangire muri Safe Travel Motors kugira ngo ugereyo bagufashe. Wabahamagara kuri nimero uri kubona aho ngaho kuri screen kugira ngo bagufashe ndetse baguhe n'ibindi bisobanuro. Ibiro byabo biba ruguru gato ya Dubai Port hariya i Masaka. Safe Travel Motors Limited. We believe in transparency. Reka rero nongere mbahe ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi. Tugiye kuganira ku rugendo cyangwa se ku bintu umuntu akwiriye gutekereza mu gihe ari gupanga cyangwa se ari guteganya kuba yaje gusura igihugu cya Tanzania. Tanzania ni igihugu nagiyemo mu bihe bitandukanye, mu nshuro zitandukanye, ariko nagiye niga byinshi bitandukanye. Nabonye ko ari amasomo buri muntu wese akwiriye kuzirikana cyangwa se kwitaho mbere yuko ategura urugendo rwe ajya muri Tanzania. Ibi kandi byari bishingiye ahanini ku muntu umwe wabonye muri video nakoze ubwo narimo ngaragaza ubwiza bw'imodoka zo muri Tanzania zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imodoka ya Shigaka. Maze kubona iyo video nibwo yahise agira igitekerezo yibaza ati se ko njya numva abantu bavuga ngo muri Tanzania n'abagome, ko njya numva abantu bavuga ngo ntago ari ahantu heza ho gutuho gusura kubera ko ngo ari abantu ngo badakunda abanyamahanga. Ese ibyo bintu koko nibyo? Icyo rero nicyo ahanini cyanteye gukora ino video, kuko nzi neza yuko hari n'abandi mwibaza ibyo bibazo, wibaza ngo se koko najya muri Tanzania nkagenda nkagaruka amahoro. Ikintu cya mbere ngiye kukubwira nuko kujya muri Tanzania nk'umunyamahanga nta kosa ririmo ndetse nta n'ikintu kidasanzwe kirimo, kubera ko ngiye kukubwira ibi ngibi maze kujya muri Tanzania inshuro zirenga ntekereza ko zirenga 8. Njya muri iki gihugu ngaruka, njyayo ngaruka, nta kintu na kimwe ndahurirayo nacyo kibi cyangwa se cyo kungirira nabi, haba ku baturage haba kuri service z'imiyoborere y'icyo gihugu, nta kibazo na kimwe ndagira. Icyo rero nicyo cyambere nkwiriye kukumenyesha. Ariko hari ibindi ukwiriye kuzirikana mbere yo kujya muri iki gihugu.
Tanzania ni igihugu mu by'ukuri gifite abaturage benshi, ndetse bo baracyari n'igihugu kigifite kugendera ku bintu by'amoko rimwe na rimwe, ku buryo hari n'ibipapuro ushobora kujya kuzuza bakakubaza ngo uturuka mu buhe bwoko. Ndabyibuka ko hari igihe nigeze kugera ahantu ugiye kuzuza igipapuro, umuntu warimo amfasha kucyuzuza ambaza aho nkomoka, ndamubwira mva mu Rwanda, arangije ambaza icyo nkora, ndakimubwira ambaza rero, agira aho ambaza rero ngo ubwoko bwanjye, ndamubwira ndi umunyarwanda, nta bundi bwoko dufite. So bisa nkaho nyine bo baracyafite ibyo bintu byo kugendera ku moko cyane, ku buryo nyine no muri identification zawe cyangwa se iyo bari kukubaza amakuru y'ibanze akureba, usanga n'icyo kintu bakigarukaho. Ikindi kintu nabonye rero ku Banyatanzania kandi gikomeye cyane, ntekereza yuko ugomba kukizirikana mbere na mbere y'ibindi byose. Nubwo wenda abantu bashobora kuvuga ngo Abatanzania ni abagome ngo ntibakunda abanyamahanga, ariko icyo nabonye si ubugome nk'uko abantu babitekereza, ahubwo Abanyatanzania ni abantu barwanirana ishyaka. Mbere y'uko wowe nk'umuntu waje muri icyo gihugu b'umuntu w'ingenzi kuri bo, mbere na mbere bagomba kubanza kurwanirana ishyaka, hanyuma wowe ukaza nyuma. Ibyo bivuze iki? Bivuze ngo mu gihe mwaba mukeneye serivisi mu buryo bwihuta, ndabivuga gute, ku buryo wenda hari ikintu cyaba gikenewe mugiye kugihaha cyangwa se murimo mubaza, akenshi uzasanga wowe utaba priorite kuri we, ahubwo Umutanzania mugenzi we usanga ari we abanza kwitaho. Sinzi impamvu, sinzi ikibibatera, ariko bafite ikintu cyo kwidefanda cyane, naho baba bakoze amakosa, naho baba bagukoreye amakosa, ariko bigahinduka bikamera nk'aho ikosa ari iryawe. Hari uwigeze kubinteramo urwenya waravuga ngo ngo Abatanzania bumva yuko kuba wakandagiye mu gihugu cyabo biba byamaze kumera nk'aho ari icyaha. Nuko nguko bitereye, nuko nguko bikorera utuntu twabo, icyo ngicyo ntikizagutungure, ntuzumve yuko ari uko bakwanze, ahubwo nyine niyo myumvire yabo, niko bo biyumva mu mitekerereze yabo no mu mikorere yabo. Icyo cyari icya kabiri. Icya gatatu rero, ikintu Abatanzania bagira nabonye bihariye muri ibi bihugu duturanye, kubera ko nabashe kubijyamo ibihugu byose duturanye, habe Burundi, habe Uganda, habe Tanzania, habe Kenya ndetse na Kongo, mu bice bya Goma narahageze. So icyumwe mu byo nabonye kuri ibi bihugu byose duturanye, Tanzania yihariyeho ni abantu bakunda ururimi rwabo, bakunda Igiswahili, bakunda kuvuga Igiswahili kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ibi bishatse kuvuga iki? Ushobora kugenda wumva kuri umunyamahanga ukumva yuko nyine ari uburenganzira bakugomba Abatanzania kukumva mu rurimi muri buvuge, ubwo byumvikana mu ndimi mpuzamahanga ni Icyongereza. Iyo atari Igiswahili muri Tanzania ugukoresha Icyongereza, ariko n'icyo Cyongereza reka nkubwire yuko atari ibintu bashishikarira cyane kushaka kuvuga. Urugero, ushobora nko kujya ahantu muri restaurant ya VIP cyangwa muri hoteli, wagera kuri reception cyangwa se umuntu yaza kukwakira, watangira kuvuga Icyongereza akaba yakwihorera. Atari uko atacyumva, aracyumva Icyongereza, ariko ntago ari ikintu babangukiye gushaka kuvuga. Usanga kenshi bo bifuza yuko bakwikoreshereza ururimi rwabo, batagize ikindi kintu na kimwe bitaho cyangwa se barebaho ku kuvuga ngo uri umunyamahanga, ngo ntabwo uzi Igiswahili. Mbese mu yandi magambo, gerageza uvuge Igiswahili twumvikane. Ujya kusanga umuntu wakuvugishije Icyongereza ari ibintu bigoye cyane, kugera no mu nzego z'imiyoborere muri Tanzania usanga kenshi bashyira imbere Igiswahili. Igiswahili nicyo baba bashaka kwivugira, haba umupolisi, haba umuntu wo muri ofisi runaka, Igiswahili baragikunda cyane. Ubwo rero uramutse usuye Tanzania, uramutse ugiye muri Tanzania, icyo kintu uzakimenye yuko Igiswahili nacyo ari ikintu ukwiriye kuba watekereza. Ushobora kuba utakizi neza, ariko nibura amagambo y'ibanze ukaba wabashije kuyamenya, ukayavuga, ukaganira nabo. Ikindi nuko Igiswahili ni ururimi nabonye rushobora kwigika. Uko ugenda uganira nabo, uko ugenda usabana nabo, niko ugenda wunguka amagambo mashya, ugenda uganira nabo, uvuga, ku buryo ubuzima bugenda bukorohera aho ngaho muri Tanzania. Ikimenyimenyi, hari n'ahantu n'uduce tumwe na tumwe kugira ngo babashe kumenya koko kuri Umutanzania ari uko muba muri buvugane Igiswahili.
wavuga nabi amagambo ko basanzwe bayavuga, ibyo ubwabyo bigahita bigaragaza ko utari umutanzania, kuko hari ibice bimwe na bimwe abaturage batagira n'indangamuntu. Ubyumve neza, hari ibice bimwe na bimwe muri Tanzania abaturage badafite indangamuntu, ndetse no muri Dar es Salaam mu mujyi rwagati hari ahantu uhura n'umuntu ugasanga pe wamubaza irangamuntu akakubwira ati yongeye ntayo ngira. Kubera iki? Irangamuntu yabo kimwe mu biranga nyine umutanzania ni uko bazi kuvuga ururimi rwabo neza 100%. 100% ni ukuvuga iki? Amagambo, uduterme, slang zose ugomba kuba uzizi. Niba gusuhuje hari ukuntu ashobora kugusuhuza uyu munsi akaza akakubwira ati shikamo, ariko mu kanya wagaruka kumva akakubaza mambo, wasubiza ibintu bibusanye n'ibyo bo basanzwe bavuga, agahita atahura yuko mu by'ukuri utari umutanzania wa nyawe. Icyo gihe ahita atangira kubaza se uturuka hehe, uri mu kihe gihugu. Ibyo ngibyo nyine ari byo bituma abasha kumenya ngo uri umutanzania cyangwa se ntabwo uri umutanzania. Nibyo ngibyo nibyo bintu, reka mvuge ibi bintu bitatu nibyo byibanze ukwiriye kuba witega mu gihe ugiye muri Tanzania. Icya mbere ni ukumenya yuko abatanzania ari abantu nyine barakundirana ibintu ibyo ari byo byose, ndetse ntekereza ko ari mu kwezi kwa karindwi, hari mu mpera zako iki gihugu biciye mu nzego z'ubuyobozi cyangwa se zirebana n'ibintu by'ubucuruzi batangaje amabwiriza adasanzwe asa nkaho ari ayo reka mbyite gute, kubanira abanyamahanga gukora ubucuruzi rusange, kubera ko hari ibintu bagiye bashyiraho by'amabwiriza, bashyiraho inzego zimwe na zimwe z'ubucuruzi, reka mvuge ngo buto n'ubuciriritse muri Tanzania, bashyizeho amabwiriza baravuga ngo ubu bucuruzi byanga bikunda nta munyamahanga wemerewe kubukora muri Tanzania, buzajya bukorwa n'abenegihugu gusa. Icyo ni ikwereka uburyo nyine abatanzania bo hari ahantu bahera nyine ugasanga bashyize imbere cyane abaturage babo, cyangwa se nyine bene wabo nibo bagize priorite ku bintu bimwe na bimwe, kandi navuga ngo byibanze. Ni ibintu ntekereza ko byanateje icyo nakwita nka byazanye icyo nakwita nk'impagarara, cyangwa se byazanye urujijo cyangwa biteza urujijo cyane muri ibi bihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Ibinyamuryango bagiye bavuga yuko iyo myanzuro Tanzania yafashe yo kuvuga ko hari ubucuruzi bumwe na bumwe abanyamahanga batemerewe gukora muri Tanzania, hari abantu batabibonye neza, batangira kugaragaza yuko iki gihugu cyaba kizanyemo ibintu byo kwikunda cyane, ndetse no gukora ibihabanye n'amabwiriza agenga ibihugu bigize uyu muryango wa Afurika y'Uburasirazuba. Kubera ko urumva niba bakubwira ko nta munyamahanga wemerewe gukora wenda urugero nka business ya salon de coiffure, ibyo gutunganya imisatsi muri Tanzania, ngo ubwo izo ni business zigenewe abanyamahanga anako abenegihugu gusa, bakongera bakavuga yuko wenda ibintu nk'ibyo gukora za mobile money n'ibiki, ibyo ngibyo ni iby'abenegihugu gusa. Harimo n'izindi gahunda nk'iz'abantu bayobora ba mukerarugendo, ibyo nabyo bakavuga ngo bigenewe gusa abenegihugu. Ibyo rero nibyo bintu navuga nagarukaho cyane bireba ibigendanye n'ubuzima, cyangwa se n'ibyo umuntu yakwitega mu gihe agiye gusura iki gihugu. Ugomba kumenya yuko nyine utari mu gihugu cyawe, ukamenya kwitwararika kuzuza amabwiriza yose agenwa, hanyuma ukiga kuvuga ururimi byiburaho bishoboka by'igiswahili, za habari mzuri sana, nyine n'ibyo ngibyo. Ariko none ikindi kirenze kuri ibyo ngibyo, ukamenya ko abatanzania mbere na mbere nibo priority mu bintu byose, hanyuma umunyamahanga akaza inyuma. Kubera ko uretse no kuvuga wenda ngo imishinga y'ubucuruzi buto n'ubuciriritse, ariko hari n'inzego zimwe na zimwe z'ubucuruzi ushobora gukora bakagutegeka yuko byanga bikunda ugomba kuba ufitemo umutanzania w'umunyamigabane, kandi wenda nubwo waba washoye 100%, ariko umutanzania akagira imigabane ahabwaho kugira ngo iyo business yawe ibashe kwandikwa muri icyo gihugu. Ngibyo rero nawe hari ibindi wenda ushobora kuba wibaza ukavuga uti se ndamutse nshaka kujya muri Tanzania bigenda bite, nsabwa iki? Nibyo ngibyo ahanini, nibyo ngibyo umuntu yavuga byibanze. Ahasigaye nawe ubaye wifuza kugira ibindi ushaka kumenya, kwibaza cyane cyane kubera ko abantu bakunda igihugu cya Tanzania, hari abifuza kujyayo kugira ngo babashe kwigirira ku nyanja y'Abahinde, hari n'abandi baba bashaka kuvuga ngo reka dukomeze tugere za Zanzibar.
ibyo byose ni ibintu bishoboka muri Tanzania kubera ko ni igihugu gikinguye amarembo, buri muntu wese yemerewe kujyayo, ariko nyine kugira ngo ubuzima bukorohere muri Tanzania hari ibintu nyine uba ugomba gutekerezaho mbere na mbere kugira ngo ujyeyo. Nibyo ngibyo rero nari ngarutseho. Hari n'ibindi wenda ushobora kuba wibaza, ushobora kubyandika hasi muri commentaire ukatubwira ikibindi wifuza kumenya, ibindi wifuza gusobanukirwa kugira ngo nabyo tuzabigarukeho. So ndabashimira rero mwese twari kumwe, nongera kubibutsa yuko niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kandi kuri subscribe kugira ngo inkuru nk'izi, ibiganiro nk'ibi ngibi bitazajya bigucika igihe cyose tubya-uploadingi. Shimira n'abandi mwese mwamaze gukora subscribe, nanabashishikariza gukomeza musangiza abandi amavideo ndetse n'ibiganiro n'inkuru zose tugenda dukora kugira ngo zigere no ku bandi babashe kumenya amakuru meza nk'aya ngaya. Ciao ciao, turi kumwe cyane.